mu gice cyatambutse mu nkuru na Mbabazi naguha twasize Kari Lia ndetse na Raoul bari berekeje kureba Kenya. Inkuru yashaka tuyitangire n'ubundi kwa muganga bamaze kumugeraho. Lia akimubona aramuhobera akarira kamubwira ati muvande ntuzongere kunsiga, ntuzongere kugenda, dore watumye mpangayika, watumye no kurya binanira, watumye numva nanze, abantu bose bari bangaragiye. Raoul nawe akimubona azenga amarira mu maso. Kari nawe kwihangana biramunanira, nawe akarira kavuga ati mukobwa wanjye ndongeye ndakubonye, nari mfite ubwoba ko ntazongera kukubona, basi se umeze neza? Kenya ati biraho, ntabwo mfite urutege ariko meze neza, ntabwo nshobora guhagarara umwanya munini, ndumva naryama gusa nangwa se nkicara hamwe. Lia ati ibyo ntacyo bitwaye, icy'ingenzi ni uko tukubonye uri muzima, nta mayiti yawe tubonye. Nari mfite ubwoba yewe nanahangayitse ndibaza ngo turamutse tukubonye utakiri muzima nabigenza nte, ese nabyakira nangwa sinabyakira? Raoul ati njye nta bintu byinshi nkeneye, ngiye kugusaba tugutware tujye kukwivuriza. Kenya ati ariko mubanze mushimire nyogokuru, niwe wanyitayeho. Kenya waba amureba akamureba mu nyirakuru usanzwe umwe witahiye. Raoul ati ngomba kumushimira, nzamushimira by'intangarugero. Umukecuru ati si ngombwa ko munshimira, ibyo nakoze nawe wabikora. Kari ati ariko se ubundi mama mwiza, umukobwa wanjye wamubonye ute? Umukecuru ati rero umukobwa wanjye nari ndimo nigendera, yewe nari ndimo nsabira, ndimo ndishakira udukwi two guteka kuko numvaga nshonje, ndimo nshaka inkwi. rero nuko namuguyeho yagagaye, niko guhuruza abantu baramfasha tumugeza hano kwa muganga. Nanjye nari mfite ubwoba ko atari bubeho, ariko Imana yo kabyara namugejeje ahangaha ndi gusenga, navuze za dawe uri mu ijuru nk'igihumbi, nambaje umubyeyi Mariya, yewe n'ukuri yarahabaye, zandakuramutsa Mariya naziteraga buri segonda, n'ukuri nyina wa Jambo yaranyumviye, ahera akandindira umwuzukuru. Uyangana umwuzukuru wanjye, naramubonye mushushanyamo abuzukuru banjye, mbera ko ndavuga ni reka mwiteho. Icy'ingenzi ni uko uba ari muzima kandi akaba abonye na famiriye, ibyo ni byo by'ingenzi. Numvaga nzamutwara iwanjye tukaba turi kumwe kugeza akize, wenda yamara kumera neza nkabona kuzamubaza iby'umuryango we. Gusa ngize amahirwe muraje ndababonye. Kandi mukomeze kumwitaho, mugerageze kumuha ibyo kunywa byinshi. kandi mutume arya. Njye rero ngiye kwigendera,
ubwo basi mumubonye nawe akaba babonye ibyanjye nibyo. Karoti oya mukecuru ntago wagenda gutyo, ntago byakunda, turajyana. Raul ahera ko akajya gushaka abadokita akabasaba ko babasezerera, babijyamo bakabasezerera, bahera ko bagataha. Kareni bakamugarura mu rugo, batangira kumwitaho. Iminsi iragenda ikicuma, Kareni agakira, amara gukira akagaruka mu kazi. Agiye kugaruka mu kazi, abyuka mu gitondo ari yaritegura. Akiraho Dia aza amusanga, kamubaza ati nose muvande ugiye mu kazi, ubuse urumva umeze neza, urumva uzabikora neza? Undi ati yego nzabikora neza pe. Maze igihe kinini ntajya mu kazi, naba ndengereye, reka ngere mu kazi ntazakarozinga. Dia ateregura umuhanga, nta muntu wakwifuza kuguhomba. N'impamvu bakumvise bakaba bataraguhagaritse nangwa se ngo bakwirukane, nuko wabasobanuriye. Ikindi barakwizera, bazi ubuhanga ufite. Bakira aho ngaho barimo baganira, Kareni yarimo amanuka gake gake yamuri inyuma, bagenda baganira. Mukecuru arababona, kavuga ati none se ko mbona wambaye neza muri iki gitondo, ugiye he mukobwa wa? Kareni ati nyogoko ngiye mu kazi. Mukecuru ati mu kazi ko gukora iki? Dia ati nyogoko mukuru wanjye afite akazi, indege se urayizi? Mukecuru ati nyibona ishushanyije mu bitabo, najyaga mbona bishushanyije, nkumva no numva banayivuga, yewe njya nyibona no mu kirere. Nose ubwo navuga ko nyizi mwana wa? Nyizi gutyo. Dia ati aha, umwuzukuru rero wawe azatuma uyigendamo. Mukecuru aseka ati se azaba njyanye he kandi azatuma nyigendamo byagenze gute? Dia ati nyogoko umwuzukuru wawe akaba mukuru wanjye burya atwara indege. Mukecuru ati ngo iki? Kiriya kintu ubwo uragitwara ukagishobora? Kareni yaseka ati nibyo mukecuru, njyewe ndayitwara, ntago biba bikomeye, birasanzwe. Ibintu byose bisaba kubikunda no gushirika ubute. Mukecuru ati mwana wa uzi ko burya ukomeye? Ati burya singipfuye indege nzayigendamo, niyo nayicaramo gusa ubundi ngasohoka, najye nkajya mvuga ko nagiye mu ndege. Ariko Kareni ati ahubwo se mu mezi 2 ari imbere nzagira akavakanse, bazampa ikiruhuko cy'ibyumweru 2. Reka wowe na murumuna wanjye nzabatware mbatembereze. Amatike y'indege njyewe muzayambaze, byose bizaba biri ku mafaranga yanjye. Mukecuru ati nibyo se mwana wa? Undi ati nibyo. Mukecuru ati nyamara ngize umugisha, niboneye n'umwana utwara indege. Ubundi se ubu ngubu mu cyaro rwose noneho ndaje bose nzabamara. Buriya uzuguza umunsi nagiye mu ndege, mu cyaro ntawe uzanyira. Mukecuru ati ahubwo reka nze menyeshe n'abo ku cyaro, babwire ko nsigaye mfite umwana utwara indege,
mwuzukuru wanjye atwara indege, ikindi kandi nzanayigendamo. Clenia araseka agasezera mukecuru, amubwira ati mukecuru mwirirwe, ubwo tuzahura ejo bundi ngarutse mvuye mu kazi. Mukecuru ati mwana wanjye ugendane imigisha, umubyeyi Mariya akurinde kandi abandi nawe uzagaruka amahoro. Mukecuru afata ishapure akayimwambika. Clenia ati se mukecuru uri umukatolike? Mukecuru ati cyane rwose mwana wanjye, njyewe buriya ndasenga kandi nizera ko Imana ikora. Clenia aramusezera akamubwira turakoze, ahera kakagenda. Riya akamuherekeza, bagenda baganira. Riya amubwira ati ariko jya ubona uburyo mukecuru ari umwana mwiza. Clenia ati rega ubundi abakecuru bakabaye bagwa neza, keretse abahanzweho na sekibi niba usanga bagera mu zabukuru bakagira imishiha. Ati gusa abakecuru benshi baba bakwiye kuba bagwa neza, nyine abahorana imishiha n'imitima mibi bihita bikwereka nyine bakiri bato uko bitwaraga n'uko bari bameze. Naho uyu rwose uhita ubona ko no mu buto bwe yarwaga neza. Ibi bishushanyiriza uko yarabaye hakiri muto. Clenia ati cyane, nako Riya ati cyane. Riya ahita abwira mukuru we akamubwira ati ariko mu kanya Hamza yamamagaye. Clenia ati muvande mbabarira ntunyicire umunsi, ndakwinginze, singukunda. Riya ati yego muvande ndabizi ko nkunda, kandi rega nanjye nuko ndagukunda. Clenia ati ndakwinginze sinzongere kumva izina Hamza mu matwi yanjye, mba numva ntagishaka no kumubona. Yifatanye nishe akine n'amarangamutima yanjye. Ariko ujya wibuka uburyo yajyaga aza hano yigize umwana mwiza nyitayeho, gifuti za buri munsi, buri mugoroba nyuma yo kuva mu kazi akaza kundeba, ko ruzizi we za hato na hato. Amaze kumfatisha anyitura ibyo yanyituye. Muvande ntago nyikeneye kumva Hamza, nagenda bane na Kisha bakundanye kuva bakiri bato, bamaranye imyaka ngirenga 10. Najyaga numva bavuga ngo abahungu barahemuka, ariko ntago najyaga mbyizera. Gusa uyu munsi nanjye nduwo kubihamya. Bakiri aho ngaho Hamza ahita yinjira. Riya na Clenia barahagarara bakamureba. Hamza aramutsa Riya, yajya kuramutsa Clenia akamwihorera. Yarangiza akamubwira ati kandi uje hano gukora iki? Aha ni iwacu ntago ari iwawe, aho ni waba uyobye inzira. Why are you here? What do you want? Hamza ati naje kukureba babe. Clenia ati buretse gatoya, banza ukiriyaringe iyo sentence. Vuga uti naje kureba wowe Clenia, babe uyishyire ku ruhande. Niba byanagucitse reka nkwibutsa amazina yanjye neza. Njyewe nitwa Clenia. Wabyumvise neza?
nangwa nkubwire n'irya kabiri kugira ngo usobanukirwe neza. Iri korohera aba ariryo uzajya unyita. Hamuza ati bebe. Crane ati apana. Please I said. Jya unyita mu mazina yanjye. Ibintu bya Ben na babe bishyire ku ruhande. I'm no longer your babe. Isn't it? Hamuza ati ariko nagusobanurira. Crane ati nta kintu nsobanurira. Wintera umwanya n'igihe ngomba kujya mu kazi. Crane yajya kugenda, Hamuza akamutangira. Yabona byakomeye, agahera kakigendera, agenda avuga ati aha, reka ndeke abakundana, bo bafite uko bari bwihuze, ibi sinabyivangamo da. Ahera kakagenda, Hamuza agasigarana na Crane. Crane aramubwira ati Hamuza, igihe ndagutayeho kirahagije, umwanya wose ndagutayeho urahagije, so please ntabwo mfite undi mwanya wo kuwestinga kuri wowe. Ariko urabizi, ndashaka ngo wumve iki kintu. Nzahora nkwibuka nk'ikosa rikomeye mu buzima bwanjye. Uzi ikintu nicuza? Ndicuza kukumenya. Ndifuza iyo nza kuba ntarakumenye. Ndifuza iyo nza kuba ntaragukunze. Harya wajyaga umbwira ngo ubuzima bwawe nabwujuje ibyishimo n'umunezero. Hanyuma se wowe ubwanjye kano kanya ubwujuje iki? Koko Kisha, ariko ubundi who is she? Mbwiza ukuri, Kisha ni girlfriend wawe? Hamza, warantunguye. Icyakora umutima ujya uduhemukira, tugashiduka twakunze umuntu utari we ndetse tutagakwiye gukunda. Nabwo nakizera ko wowe Hamza, wowe nakunze n'umutima wanjye wose, gusa warakoze kuko sometimes uburibwe butuma dukomera. Watumye noneho nemera, nanizera ko muri ubu buzima hari inshuti zimeze nk'amakara, iyo zitagutwitse zisiga zikwanduje. Wanyanduje umutima mubi, wanyanduje kugira urwango mu mutima. Uri inshuti mbi, uri inshuti gito. Gusa hari ikintu nize, ubu nize gutoza umutima wanjye iteka kwakira ibintunguye, kandi ngahora niteguye ko bishobora guturuka mu mitima yabo nizera nk'inshuti zanjye kandi nkunda. Hamza atariko be, wanyumva? Basi reka ngusobanurire. Nibyo Kisha twarakundanye,
ndetse twakundanye kuva kera pe tumaze n'imyaka myinshi tuziranye ariko Kisha ntabwo twigeze niri na rimwe dukomezanya nyuma y'uko agiye hanze. Kisha yagarutse bintunguye. Ese nkubwiye ko Kisha yagarutse umunsi twari butware Debora kwa muganga, igihe twari bwurira indege. Akrene ati Hamza, ntago nshaka kumva iryo zina, ari wowe ari Debora mwese muri bamwe. Harya baravuga ngo forgive and forget. Umva nkubwire, ni wababarira ngo nibagirwe icyarimwe uhitamo kimwe, kandi uko niko kuri guhari. Hari abababarira ntibibagirwe, hari n'abibagirwa ariko ntibababarire. That's how it is. Kandi njyewe ibyo byose ndumva nta kintu n'iki na kimwe mfite nonaha. Gusa namaze kubona ko ikibazo si ukubona ukubwira ko agukunda, ahubwo ikibazo ni ukubona uzarinda isezerano aguhaye. Ese uribuka amasezerano wampaye? Wajyaga umbwira ngo inshuti nyanshuti ni yayindi kubwira ngo tuzabinyuranamo kugeza ku munota wa nyuma. Ese koko niko byagenze? Gusa hari ikintu nshaka kukubwira. Namaze kumenya ko umuntu wakubabaje udakwiye kuba wamugurana ubuzima bwawe ngo wiyahuze amagambo nangwa se inzoga nangwa se ngo wishore mu ngeso mbi ngo uri kumwiyibagiza. Ubundi nyuma ya buri ntangiriro haba hari iherezo, kandi byiza biba biri imbere. Mbabazwa n'igihe cyanjye nagutayeho nzi ngo ndi gukundana nawe. Kumva urukundo rwanjye nawe rwari scam, rwari baringa, nta rwari ruhari. Ndimo ndagusaba ikintu kimwe cyonyine, umbabariye wamvira mu buzima ukabuvamo burundu. Buriya nkomeje kugumana nawe naba nguhaye pawa. Reka nkubwirire ijambo byibura uzarizirikane n'ahandi hantu hose uzajya rizaguhore mu mutwe kandi iteka ujye uhora uryibuka. Ntuzatume umuntu wakubabaje akomeza kukubabaza mukwanga kumurekura ngo agende, kuko aho uba umuhaye pawa, uba umweretse ko adahari nawe utariho. Nibyo aba yarakubabaje, yaraguteye inkovu, uba ukirwana nayo gukira ndetse no kuyidoda. Iryo ni ikosa rye, ariko nutuma gutoneka nanone icyo gihe ikosa ni iryawe. Ntabwo natuma wongera kunoneka, ntabwo natuma utoneka inkovu ndetse n'igikomere wanteye. Enough is enough. Kandi excuse me. Keni yahera akigendera akigira mu kazi, Hamza asigaraho. Riya aba ari hafi aho, byose yabirebaga, ahita asa n'umanutse ahera akegera Hamza. Aramureba akamubwira ati bofre, mukuru wanjye muhe igihe. Nibyo waramubabaje pe, kandi umutima uca bugufi nawe ugeraho ukananirwa. Ibintu uwamukoreye ntabwo ari ibya hafi aha.
ese ubundi uwo Kisha koko murakundana? Hamza ati ntabwo dukundana, njyewe naramuretse, yewe namuretse kera. Riya ati none se niba wari waramuretse atunga isimu yawe gute? Mwahuriye he? None se yarayihakinze asigaye ayikoresha? Hamza buri icyo avuga akamubwira ati Riya, wenda hari kano kanya ushobora kutanyumva ariko igihe kizababwira. Yaramubwira ati Hamza, reka ngire icyo nkwibwirira, gutegereza umuntu wagusize ku bushake ni ukwangiza igihe. Mukuru wanjye mwihorere, yagize amahitamo. Hamza abwira Riya akamubwira ati reka nkubwize ukuri Riya, hari urukundo rudashira kabone n'ubwo relationship iyo yarangira. Kandi ntekereza ko nanjye bigoye ko urukundo mfitiye mukuru wawe ruzapfa kurangira nangwa se rukaba rwashira. Riya asa n'umusonga akamubwira ati Hamza, hari ikintu umaze kumenya, buriya umuntu utekereza ko ashobora kukubera umurinzi akakurinda ibintu byose nangwa se akaba intwari yawe, burya niba ukubabaza. Niba hari isomo namenye nize ko ngifite byinshi byo kwiga muri ubu buzima. Ati kandi ikindi, umuntu witeze ko ashobora kukuba iruhande buri gihe niwe muntu wangiza inzozi zawe. Nawe wangije inzozi za mukuru wanjye, waramutengushye pe, kandi ndabizi neza ko agukunda. Ibyo yakikora byose, uko yababara kose, uko yakwigizayo kose, ndabizi neza ko agukunda, kandi iteka azakomeza kubikora. Ahari wenda n'uburakari kigufitiye ashobora kuzagira akakubabarira, ariko biragoye. Wakoze ibintu bitabaho, yewe bitanababarirwa. Gusa ari njyewe nanjye sinzi icyo nagukorera. Hamza ati basi Riya, na mbere waramfashije, ese n'ubu ntiwamfasha? Please, ndakwinginze mbabarira umfashe, tuma Krenia yongera kunyizera, yongera nkunde. Ukuri nuko nta muntu wigeze nkunda kuva na mbere, ntawankunze nk'uko yabikoze. Yatumye ubuzima bwanjye bugira itandukaniro. Ntabwo ari amakosa yanjye rero kuba nanjye umutima wanjye warakwamiye we, cyane ko yahaye ubuzima bwanjye itangiriro ndetse n'itandukaniro. Yatumye nongera kwiyumvamo gukunda, atuma niyumvamo yuko bikwiriye ko nakongera kugira umukunzi.
niba wanyizera Kisha niwe wantaye aransigara agenda nari maze imyaka irenga 3 numva ntakwiye kongera kujya mu rukundo ariko maze kubona Clenia byose byarahagaze nisanze ndi kumukunda nk'umusazi none uyu munsi ngo mutakaze ngo mubure Clenia ati rero Hamza ndabizura umwana mwiza ngiye kugufasha gusa mukuru wanjye uramuzi iyo avuze oya aba ari oya ngiye kugerageza ndebe ko nabahuza nimara kubahuza ahasigaye azaba arahawe nzatuma guha umwanya mwicarane muganire icyo gihe nimumara kwicarana ntuzazuyaze uzakora uko ushoboye wowe nawe mwiyunge inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha ese koko Ria azahuza Clenia na Hamza bikunde ese koko bizamuhira nangwa Clenia azabyanga inkuru yitwa Nambabazi naguha reka tuyisubikira ahangaha njyewe nitwa Atete inkuru ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho